ntabwo umugore ashaka kunyara mu gihe ari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Hari abantu bibaza ngo ese ngo umugore ngo ashobora gusohora igihe muri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ngo umugore ashobora kukunyarira inkari nta kunyarira amazi, akagushuka akakunyarira inkari. Nagira ngo nkubwire ko bidakunda. Ni ukuvuga ngo iyo umugore ari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, tayari niba wamukarishije umubiri we washyushye, amaraso yashyushye, umuyoboro w'inkari uhita wifunga. Hanyuma iyo umuyoboro w'inkari wifunze, nubwo wagira ute ntago byakunda ko umugore akunyarira inkari, kuko igihe muri mu gikorwa umuyoboro w'inkari uhita wifunga. Hanyuma rero aho none bishobora gushoboka ko umugore ashaka kunyara inkari mu gihe muri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, kereka utamuteguye nta bushake afite. Kuko burya umugore udafite ubushake byashoboka ashaka kukunyarira, none nta kiba cyatumye amaraso ye yaka, nta na kimwe nyine kiba cyatumye amaraso ye abira ngo wa muyoboro wifunge, kugira ngo urumva nuko ubwonko n'umubiri birakonektana, urumva ko haba hari ibyahindutse. Kubera ko umubiri ugiye mu kindi gikorwa n'ubwonko bukerekeraho, ntago nyine byakunda ko umugore ashaka kunyara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ariko iyo utamukarishije atabishaka, ashaka kukunyarira rwose, akakunyarira inkari bukari, akarekura inkari bukari. Kubera ko n'ubundi ubu ni ukuvuga ngo tuvuga aka kanya nicaya nk'umugabo w'inkonkobotsi aje agahita anyurira, tayari ntiyankarishije, tayari naki, biragoye ko umubiri wanjye wahita wiyumvamo ko ngiye gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko aje tukaganira akankoraho, then nta kibazo rwose, byashoboka cyane ko umuyoboro wahita wifunga. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo umugore ashobora kukunyarira iyi nkari mu gihe muri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina wamukarishije ibintu byagenze neza, ntago bibaho. Ikindi nshaka kuvuga ku bagore bari nyakuburire, bari mu gikorwa, hari amakosa mukora mwa bagore mwe. Burya ntabwo ari byiza kurya igihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo wenda tuvuge nyuma y'amasaha, mbere y'amasaha, tuvuge nk'amasaha 3 cyangwa se 2 rya warya nta kibazo, ugafata ya masaha 2 yose nta kintu uri kurya, wenda wanywa amazi. Ahubwo burya muganaho kugira ngo urye wanywa amazi kuko amazi arafasha. Hanyuma noneho ni ukuvuga ngo iyo gukora imibonano mpuzabitsina uhaze, urabona ko kwa kundi umugore iyo agiye kunyara byanga bikunze, iyo umugabo ari kumunyaza, umugabo uzi kunyaza, iyo umugore uri kumunyaza, umwuka usa nk'uwika, asa nk'upushinga umwuka, akagira ngo gutya, ngo nyine afunga umwuka kugira ngo amavangingo abe ariyo asohoka. Ni ukuvuga ngo noneho ushobora gufunga umwuka kubera ko wariye ibiryo byinshi ugasanga uraneye. Hari abagore mutazi no gufunga umwuka, hari abagore muvuga ngo ese ngo kubera iki nyine umuntu ashobora kunya kubera ko wariye ibiryo byinshi. Iyo uriye ibiryo byinshi ugafunga umwuka nabi, hari ukuntu ufunga bari kukunyaza, cyangwa se hari ukuntu umugabo akunyaza ku mugabo utinda kurangiza, akakunyaza amazi akagera aho agashira, akajya haza make. Ni ukuvuga ngo iyo bigezaho amazi atangiye kuza ari make, umugabo ashaka kukunyaza cyane kwa kwikanira, ukaba wanya. Nabyo byashoboka. Nyamuneka mwa bagabo mwe ibyo bintu mubireke byo kunyaza abagore agahanga kakanoga, oya. Noneho rero ni ukuvuga ngo rya mbere y'amasaha 3 cyangwa 2 urye, ahubwo wenda unywa amazi menshi. Niba uzi kugiye gukora imibonano mpuzabitsina, unywa amazi menshi. Ariko ubundi nge nemera ko atari na byiza kurya nijoro. Utuntu turaho turi simple abari twurya no kurara ugigirana n'ibiryo si byiza rwose, si byiza. Utuntu tworoheje, snacks, utuntu nk'utu tworoheje, apana ibyo kurya nyine bikomakomeye. So noneho rero nurangiza rwose icyo gihe nubikora neza, ntuzanya naguzigera unera umugabo wawe. So rero ku bagore, hari umugore nanone, ikindi kintu nshaka kuvuga, hari umugore utanyara atari uko asanzwe atanyara.
munyumve neza, hari umugore utanyara kubera ko atanyara, hari n'utanyara kandi muri wanyara, ariko umugabo bitewe n'uburyo atazi kunyaza mugasanga umugore ntagazi ngo banyara bate. Nyamuneka mwababyeyi mwe mwigiye hano mbaganirize ku iki kintu. Ni ukuvuga ngo hari igihe ubana n'umugabo ariko akaba atazi kunyaza, ugasanga niba ari kunyaza yifashe imboro akajya kubita hagati mu gituba. Nyamuneka mwabagabo mwe ntago bamyaza bafashe imboro bayikubita mu gituba, oya, banyaza imboro bayikubita kuri rugongo, ntago bayikubita mu gituba. Kandi nabwo naguhondagura nk'uhonda igiti. Hari abagabo banyaza wagira ngo ni gatumwa, oya, ni gake gake ku buryo unyaza yumva uburyohe, kandi nawe unyaza wumva uburyohe. Yego, wowe unyaza wumva uburyohe, nawe unyazwa wumva uburyohe. Nyaza gake gake, kubita gutya gutya. Ukubise gutya urabona ari cyo bigutwaye, ariko hari umugabo uza agakubita ku buryo nawe ubwo akaboko kenda gucikaho, kubera ko uri gukorana imbaraga nyinshi cyane, nawe ubwawe uri kwivuna. Ariko nanone umugore wanyajwe neza ukamurongora neza akarangiza, nta juru rirenze iryo ngiryo. Yego, wenda hari irindi juru twizera Imana izaduha, ariko nagira ngo nkubwire ko igihe tukiri ku isi n'iryo juru n'ukuri ni juru Imana iduha. Nta juru rirenze iryo kurongora umugore wawe akarangiza, kurongora umugore wawe akanyara, rwose iryo juru ni bombombo. So noneho rero ikindi ugasanga we mugabo urongoye umugore wawe arindiye kurangiza, urakomeje uramurongoye, ugasanga umaze isaha ukirimo kurongora umugore yarangije n'amakosa. Gerageza burya gerageza murangirize rimwe, niba bikunda gerageza murangirize rimwe, cyangwa se wowe ushaka uburyo umurongora arangize, namara kurangiza umare nk'umunota umwe nawe ubone kurangiza. Ariko nanone gukomeza ukarongora kugeraho igituba cyuma. Hari abagabo barongora igituba kikuma kubera ko umugore wa murongo yararangiza, ubushake burashira, hanyuma ubushake bumaze gushira abivamo. Aricyo cya kindi navuze ubwashize, mvuga kurongora umugore mutaganira ni amakosa. Niba uri kurongora umugore wawe muganirize kugira ngo ubwonko bwe budatana ngo bujye ahandi. Noneho niba uri kurongora umugore byageramo hagati igituba kikuma, urumva ubwonko bwandagaye bwagiye kuzerera kubera ko ntabwo wamuganirije. Kwako riga sinzi uburyo nabibabwiramo. Muganirize, hanyuma ureke imibonano yanyu itagenda neza. Urongora umugore wawe arangize, umurongora umunyazi. Umugore wanyajwe namushihagira, umugore wanyajwe nta kibazo na kimwe aba afite, urugo rwe ruba rumeze neza.